Ngewe madamu wanjye twashakanye tudakundana, akajya asenga nyirukana nanjye nkasenga mwirukana, akajya abwira Imana ngo Mana ngo sinshaka akagabo kagufi, nanjye Mana sinshaka umugore utarize, ikambaza ngo yewe wiza ngahe uraburaye kabiri ariko umwuka agira aburaye kabiri. Ngira Imana ngera mu rugo ninjoro aza kunyingurira atavuga asubira kuryama. Mu gitondo nkafite ivuga butumwa n'abantu b'abakire bafite amamodoka yabo Imaranyundo hariya i Bugesera, nahembweraga igihumbi nkisigira umugore amuvuta ndabanyamene. Byiza ko twirinda. Ndanyomboka nanjye muryama iruhande. Mu gitondo ngiye kubyuka mbona isafata ngo naguvano se nyinesha ise kubera iki Imana kwezi uko tazashobora kuntunga okwese korekemeye ko nza gupfira iwawe. Ariko kandi kumuramagiza yantutse Yesu arantuka ura kamere yasinzira ntabwo ipfa. Umuntu uzakuvuga ko yapfuye kuri kamere azaba kubeshya. Kamere yasinzira ntabwo igipfa, yibonye ikibyutsa irabyuka. Gani nagira ugutunga urutoki muri karitsiye ndende umugesera nakarambika tuka akiniki aho finali zabera niho ajya guhagarara, aho urupfu rukurindiriye niho ajya guhagarara, aho igisebo kiri niho ajya guhagarara. Haleluya! Aho abantu bagutaye Yesu ajya guhagarara muri finali. Kwa muganga byanze ahagarara kuri finali, badogiteri byabananiye ahagarara kuri finali. Ubona nta cyerekezo Yesu ajya guhagarara kuri finali, aho bizabera niho ajya guhagarara. Nahabwe cyubahiro. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Kadufatanye umuririmbyi wa 99 mu ndirimbo z'agakiza. 99 mu ndirimbo z'agakiza. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo rero ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose turi hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo rero ubwo watubanjirije, haleluya, tuje tugukurikiye, tuzi rwose turi hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora nabiriza urugendo rwawe ugire icyaza, ekanesha inzira yawe, cyangwa rero cyangwa kikanenera. Haleluya, uzaze uca uwo mugongo, uzaba umboshye umutima, esezwa no kumubona, abona uko gukorera. Haleluya, uzaze uca uwo mugongo, uzaba umboshye umutima, esezwa no kumubona, nkabo uko ngukorera. Urandinde ami Yesu.
niba rero ebana ni urugendo ayebuza yibusuruku uti ngwino mwana wa asigaye umwanya aye uti ngwino mwana wanjye asigaye umwanya muto ukoza ibyo byose ugezi wanjye Yesu abaho umugisha. Ndarivuze ngo Yesu abaho umugisha. Igihe cy'isarura gishimye kandi umwami w'abazabaki babwire ababwira bose Yesu ana yanjye haleluya ungoze wika ala pota ana yanjye mama umuntu rero umuntu w'Imana yaragu ati ngewe ariko rero ariko asubijwe n'umugi ati Mana ana yanjye haleluya ungoze wikara ana yanjye egeku mama haraba erosa la mota jewidi pofelbo muze tujye kubabwira yagakiza Yesu ana yanjye haleluya ungoze wikara ana yanjye tumanga Imana ibamugisha. Imana soma ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Kera twiga mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen. Yesu we amen. Umunyarita wafashije reka mbongere irindi. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 16. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 16 baravuze ngo mwiburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose barampana ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanyije abanyamahanga bose babwumve, nuko nyirakanwa k'intare
amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Kamvanemo nibi kugira ngo tubashe kurebana amaso ku maso. Ndabashubuje mu izina rya Yesu. Ibyo haruguru nimubihe amatwi mubyihorere ahubwo mundebe. Imana nihimbazwe. Nimugira amahoro y'Imana. Nitwa Twagireyezu Jean Pierre niyo mazina yanjye. Mbarizwa mu itorero rya ADEPR, niho nkorera imirimo y'Imana. Ariko kandi ntabwo ndi imbata y'idini. Ariko kandi niho nkorera imirimo y'Imana itandukanye. Si ngombwa kujya kudetaya imirimo, ngombwa nuko Yesu ari umwana. Ndi umugabo, mfite madamu n'abana. Nashakanye nyina w'umuntu Jeannette, niwe mugore wanjye. Ngayo nguko dufitanye abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe. Imana ishimwe ko yamaye umuryango ihimbazwe. Mwayimere icyubahiro. Mu isi nkunda Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Nibyo tumyengera aha ngaha. Icya kabiri, nkunda madamu wanjye n'abana banjye. Nawe uzajya ukura wishira, uza kurwanya uzamurega ku Mana. Icya gatatu, nkunda abantu b'Imana. Uko niyo famille nisangamo mu buzima bwose bwa buri munsi. Kuva ku itariki ya mbere nkasoza indi, nkafata indi, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ndi imbere y'abantu b'Imana. Imana ishimwe ko yabampaye mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu mvuze ibi, ngewe madamu wanjye twashakanye tudakundana. Akajya asenga nyirukana, nanjye nkasenga mwirukana. Akajya abwira Imana ngo Mana ngo sinshaka akagabo kagufi. Nanjye Mana sinshaka umugore utarize. Ikambaza ngo yewe wiza ngahe? Nta na rimwe. Ariko ndashima Imana ko tubana. Yesu we, Imana ishimwe. Kandi mu bantu bakunda nitwe dukundana. Ariko kandi kumuramagiza yantutse. Yesu arantuka. Kamere yasinzira ntabwo ipfa. Umuntu uzakuvuga ko yapfuye kuri kamere azaba kubeshya. Kamere irasinzira ntabwo igipfa. Yibonye ikibyutsa irabyuka. Ngaho nagira ugutunga urutoki muri karitsiye. Ndende umugesera kazi nakarambika tukabonana. Iyo usenga umwuka abwira kamere dikatsindwe, uyu ni umuntu w'Imana. Ceceka byamusinzira. Igacwekera. Iyo udasenga umwuka aramanuka, kamere akazamuka. Buri muntu wese yubatse mu buzima bwa kamere, yubatse muri matsiyeri ya kamere. Muzatubeshye. Mugarukira tuvuge ngo amen. Bijya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana impaye ngo turiganireho mu gihe gitoya kandi kitari gitoya cyane. Rifite insanganyamatsiko cyangwa intego cyangwa teme, biterwa n'ururimi wumva cyangwa se uko wabyigishijwe. Ngo habura gato Imana igitabara. Baranyumvise buriya koko? Habura gato Imana igitabara. Turashima Imana itabara habura gato. Ariko mukagire Imana. Turashimira Imana itabara habura gato ngo dusebe. Habura gato imiryango yagiye Imana ikaza habura. Kwa muganga byanze Imana ikaza habura. Tuvuge ngo amen. Turashimira ko itabara habura gato. Habura gato abahagaze ku minara kugushungera bamaze guhagarara, Imana ikaza habura gato. Abadogiteri byabananiye, Imana ikaza habura gato. Ubona nta cyerekezo gihari, Imana ikaza habura. Mwayimpereye icyubahiro. Nta nzira ubona y'ubutabazi, Imana ikaza habura. Dutahe. Birumvikanye. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen.
mu bigeragezo bya mbere biryana muri iyi si, icya mbere ni inzara. Inzara yarandiye nduka amashereka mama yasize anyonyeje. Inzara yarandiye nifuza urupfu ndarubura, sanga kwiyahura n'icyaha. Irandya ndi umusore, nigira inama yo kujya gusura umuvugabutumwa mugenzi wanjye atari urukundo mukunzi, utazabona biryo kabimena haryoha inzara. Imana yafunze nta wafungura. Umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati unkubise ngeze ku irembo rye, ndavuga nti ahantu ndaharongera pe. Baragenda barabisha bashyira hariya pembeni ku ruhande, bansanga muri salo turasenga. Murabizi abarokore tugenzwa no gusenga, tugenzwa na Bibiliya. Bibiliya nyihera mu itangiriro ngera mu byahishuwe nyisoma. Hajyawe ntewe nteraga n'indatashe bati mukoze Imana, bati Imana iguha umugisha. Ariko ntibirivuga nkatangira bundi bushake, ariko ntibirivuga gutyo. Icyanga kiraza mu kanwa, nta nakabaraga nifitiye. Maze gusezera inshuro ziye nko muri 20, ndavuga nti yewe ndi gukora ubusareka ntahe, ndataha. Baramerekeza bageze nk'aho bagateye ibuye, bansezeraho basubira mu rugo. Ndavuga niko nugatsindwa inzira ndayigezayo ntiwasubirayo. Nsubirayo. Ndavuga se ubuse ko nsubiyeyo, ndavuga ko nje gukora iki? Mpimba imitwe. Ndavuga rero reka ngende mutira ikote nimubwire ko mfite ivugabutumwa. Yaransumbaga ne kujya mbareka bikanzu. Ibi nabyo baba baduteze mwana w'umuje mwana. Nsubirayo. Niwe nirega nindagarutse bati nibagiye ko mfite ivugabutumwa nije kugutira rya kote ryawe. Asohoka afite ingeri y'umwumbati mu ntoki. Habe no kukima ngo ngene nyitwaje numva ko agira Yesu agira neza. Nuko icyo nashaka ntabwo cyari ikote. Niburi yaza kugere ko kavuga ati ihangane rwose witwaze iki ngiki kote nararitije kandi iyaza ko ati itwaze iki ngiki kote nuko ine kuzura umwuka wera. Ariko amakana mbwa ati wihangane kote nararitije kandi yamusena nari guhaye yakobaho ikanzu ntiryagukwira. Nsubirayo. Nge nibaza koko ndabigenza gute? Nibaza hano ndibupfire ndibugwe ngenda ndandabirana. Iyo umuntu akurebera mu buzima uhagazemo, akurebera mu buzima urimo, akurebera aho utuye nuko usa nuko wambara. Ariko Imana yize kukureba, ikureba mucyo yavuganye nawe, ikurebera mu ijambo yavuze, ikurebera mu isezerano yasezeranye nawe. Aho niho Imana ikurebera. Ureba mwatuma ndi bufashwe kandi bungewe tuvuga ngo amen. Imana nimeze nk'abantu, ni Imana ishoboye byose. Mwimere icyo Tony Potasiwe don't pray ikurikirana ijambo yavuze kugeza risohoje. Ibyo yavuze no kubikora. Nsubira inyuma ndataha. Aho se koko ndapfira hehe? Ngenda ndandabirana. Imbere njye haturukaga umuntu w'umama warunzi. Andebera kundi baragenda ndandabirana. Ampamagarira kure. Numva rabuze ngo niko Jean Pierre ni karame. Ngo ko mbona ugenda udandabirana ngo usigaye unywa inzoga. Nyumvira nawe. Ngo ko mbona ugenda udandabirana ngo usigaye unywa inzoga. Ngo cyangwa se warwaye ryari. Ayo numva amarira ntanze hasi. Ndavuga ni mubye ni kuva nareka inzoga sinazisubiyeho. Nikindi ntago ndwaye inzara. Mujye muvugisha ukuri. Njye ndivugishiriza ukuri ntimuzandenganye. Fashi.
mbona aramanutse yicara hasi ararira aramfata arandandata nkurandata umwana anjyana ahantu muri alimentation angura utuntu ndarya nawe nungura ibintu bikomeye ifuta twanyuka amaze iminsi 7 ntarya angura utuntu ndarya icyuya kirandenga kubera ko nta kintu cyaherukaga mu nda arajya mpa n'ibihumbi 30 haracyariho abantu bima inzara yongeye kurya maze gushaka umugore nyina wo mu Janete ibyo wadutwikuruje birashira bijya bishira neza bikarangira musiga mu rugo aburaye iminsi 2 afite inda y'ukwezi kumwe n'igice ariko naragenze ndabona mwami Yesu njya mu giterane Butere njya kwitanya sede ya korali ariko yaroshinze nditangisha ibyata by'imyumbati ngurube ihene inkoko inka amafaranga ya pupupupupu perezida korali yateje pati by'Imana ikoze nabibonye we ati nawe amite cyenda kugera mu rugo sagura ibiceri 30 aburaye kabiri ariko mwuka agira aburaye kabiri ngira Imana ngera mu rugo ninjoro aza kunyingurira atavuga asubira kuryama mu gitondo nkafite ivuga butumwa n'abantu abakire bafite amamodoka yabo Imaranyundo hariya ibugesera nahembwera ngamo 1000 nkisigira umugore amuvuta ndabanyamene byiza ko twirinda ndanyomboka nanjye muryama iruhande mu gitondo ngiye kubyuka mbona isafata ngo naguvano se nyinesha ise kubera iki Imana kwezi uko tazashobora kuntunga ukwese korekeye ko nza gupfira iwawe ngo varisi yangera cyafunze ariko man izabarinda inzara ngiye mugiye murari byasi mbese nyene ni mutugaburiye tubasuye ndabwo namaze rero nibarangiye muri dushe nkarabe nimara ukaraba ndaje ngo amafaranga ugiye guha njya muri dushe mvuze induru ndarira we ndavuga ni Imana wari nkibi bizageza ryare we mvuze induru ngaruka meze nk'ikihebe fata biranshyira mu kwa amaze ndambara amaze kwamara cyane bira mu kwa ndavuga ni mpagara muri soni harya mada turashaka iki murashaka amafaranga ajya gwasenyine sha fata bya biceri 30 mbikubita ku meza ndavuga nti wa mugore we ni aya mafaranga turya sasa namugore ngiye wenda mitanirukanga siga hanutse yikubita ngo Mana we ngo ngibi bisageza rya ariko ndashima na Thomas Inzaramana ndashima njya mu modoka z'abakire njya kuvuga ubutumwa nibaza ukuntu mbwira abantu Imana imari imibabaro sizi imibabaro wanje bavuga ubutumwa barabwiriza nibaza bagiye kumpemukira bangira uri busoze iterane nibaza ukuntu mbwira abantu Imana imari inzara sizi umupfu w'inzara mu nzu buri wese agira gahondesho kamuhonda buri wese agira gahondesho kamuhonda Imana nigira akamamiyo igaraguza ikitandukaniyeho namwe nuko igaragura ipfundikiye kugira ngo atagira ugucisha mijisho ipfundure baguseke muyimbere ikibazo babyimba ababwiriza ubutumwa barabwiriza ndumva bigeze nka saa 8 nkaho bakaba mikrofone ngubwiriza mbona telefone y'umugore irasonye ndavuga ni arapfuye mitasoka njya ni seri nurapfuye ati wote ntabwo mpfuye atahubwo ate amafaranga ati yakoze ibitangaza ati ntabwo turya sase no gusa ati turarya n'ejo tuzarye n'ejo ndera ko turye ukwezi gushiye tukirya ntabwo ikugeze mu mutwe urasaze cyane ati wibwa nukumva amateka y'Imana ariko nti arantekerereza ambwira ukuntu byagenze kumbi hakurya aho twari dutuye hari umukire wari uhatuye atatuzi nawe tutamuzi hari harimo nk'iminota 25 kugerayo umwuka wera aramusanga ariko iyi Mana ifite inzira afata umwuka afata umutima wari ucugusa afata kilo 25 cy'umuceri ntatuzi nitumuzi afata agafuta kakawunga
afata ibiremo, afata igice cy'umufuka w'ibishyimbo, afata umufuka w'amakara, afata akabido k'amavuta, afata ibintu byose biribwa bibaho, apakira imodoka, atemba ajya iwanjye. Iyi Imana ifite inzira, Imana ifite inzira, wowe yikore ntacyo urebaho, Imana ifite inzira. Turayishima gitabara habura. Reka nekeraho, murakoze. N'amasaha arageze, ntacyo. Ariko Mana, mumbwire gitabara habura gato. Ndashimira Imana ko mwaje gusenga. Ndashimana ko mwaje gusenga. Muyinzamurira ibiganza. Gusenga ni ikinyabiziga ndakumirwa. Gusenga ni ubutabazi butabara umukristo. Aho abasenga yizeye Imana kandi abishaka. Ariko uziko nzagaruka nkaba buhamye. Murakoze, reka nikera. Gusenga Imana dukorera yumvira mu gusenga, irebera mu gusenga, ivugira mu gusenga, ikorera mu gusenga. Haleluya. Ntabwo uzayisanga mu isoko, ntabwo uzayisanga muri gare iteze bisi, uzayisanga mu masengesho. Ndashaka ko mwaje gusenga. Imana ishimwe ko mwaje gusenga. Amen. Amen. Umugabo witwa Salomo yarayisenze, amaze kuragwa umurage na se Dawidi, ngo yumva birakomeye, azamuka umusozi akanunga gasumba utundi, ngo ajya gusenga, ngo atamba igitambo cya mbere iraceceka. Muzi ko igiceceka se? Iraceceka kugira ngo ntayibaho neza n'uzuba barayitsembye ntayibaho. Atamba ibitambo 2 iraceceka, atamba ibitambo 50 iraceceka, atamba 100 iraceceka, atamba 200 iraceceka, atamba 500 iraceceka, atamba 700 iraceceka, atamba 800, atamba ibitambo 1000. Nibwo yaje ira ngo Salomo uranshaka iki? Wagiye Kanyaranda kureka, ujya mu byumba ndakureka, wasenze ayirindwi nakureka, ayitatu none uranshaka basi, saba icyo ushaka. Mwagiye musaba Imana basi, saba icyo ngo arebira ngo data Dawidi yaragukoreye, atwara ingoma yawe neza, nubwo yavanzemo n'utundi tuntu. Ariko nawe wamusezeranyije amasezerano 2. Irya mbere wavuze ko imbabazi zawe zitazashira mu rugo rwe. Ariko munkurikirane, mumbabare ngiye gusenga basi nimundebe. Ngo icya kabiri wavuze ko ubwami bwawe butazarangira mu muryango, none ingoma arayisigiye, ni gute nayobora ubu bwoko? Basi nanjye nyihera ubwenge. Abayikubise mu cyico kandi ngiramubwira ngo Salomo mwana wanjye, ubwo utasabye nkuko abandi basaba, nibyo utasabye nabyo ndabiguhaye. Amen. Ngo arebaza ngo mbese abandi baje imbere bagusaba iki? Ngo iramubwira ngo iyo baje imbere yanjye, icya mbere basaba ubutunzi, icya kabiri basaba icyubahiro, icya gatatu basaba ko bahora inzigo ku banzi bawe. Ariko wowe usabye ubwenge mwana wanjye, nibyo utasabye nabyo ndabiguhaye. Imana ibamere ubwenge mu izina rya Yesu. Imana ibamere ubutunzi mu izina rya Yesu. Imana ibamere icyubahiro mu izina. Mwitonde, icyubahiro kiraryoha. Ibi byose mubona bimarana ni ukubera icyubahiro. Nigeze nubahaho amasegonda, numva isi yose ni iyanjye, numva nta mukiro ubaho utari njye, numva ninjye munini, ninjye muremure, ninjye mugari. Nubwo nanasebye nkagiseberamo ariko ntacyo, nta mugapfa adasebye nanjye narasebye. Reka ibyo byihorere, nzagaruka mbibabwiye. Murakoze cyane, tuvuge ngo amen. Iri jambo dusomye akenshi dukunda gusoma ba Yohana, tugasoma 2 ariko ni 3. Hari Yohana umubatiza uvuka kwa Zakariya na Elizabeth, gasema yanyumvise. Hagati haza mundi Yohana uvugwa mu byakozwe n'intumwa, ariwe wahimbwe Mariko. Hakaza ni Yohana dusomye mwene Zebedayo na nyina Salome.
ubwo ntari bugire gutya ntabwo muri bufashwe. Ubwo ntabwo ngo arangira menitasi ngo korokini modakini ntabwo mufashwe. Ubwo ngo nimwakire imodoka, iraguha imodoka uhenga umushahara wangaye. Niba wanditse iki gitabo cy'ubutumwa bwiza, yandika n'inzandiko uko ari 3, yandika n'ibyahishuwe. Mu gihe Yesu amaze gupfa no kuzuka, yiyeretse abigishwa mu minsi 40. Ku munsi wa 40 arabicaza ngo agende ababwira ibizababaho na misiyo bazakora maze kugera. Ngo ariko ageze kuri Yohana mwene Zebedaya aramurenga, ntiyagira icyo amubwira, arikomereza. Petero ko ari intyoza atera agatoki, ngo mwigisha, nge sinabyihanganira kutubwiye ibizatubaho na misiyo tuzakora umaze kugenda, ariko si uyu wazaba wandi. Yesu abwiye Petero ngo Petero, gabanya amagambo yawe, uyu nishaka kuzagaruka kiriho upfiki. Iri jambo bivuze ngo nishaka kuzagaruka kiriho. Ndashimira Imana turindwa n'amasezerano. Tuvuge ngo amen. Imana iguhera isezerano kugira ngo rikurinde, urivugiremo, urireberemo, abana mu bacecekeshe, urikoreremo, urigenderemo. Mbibutse ko isezerano warikenana. Murarakese? Wagira bakwirukana muzate ndo Uwiteka ngo uhaye inzu yarimo kayigukuramo. Iti akira umwana, abandi bakabyara urebe. Ndakugaburiye ukajya ubwirwa ukaburara. Ndakwambitse ukambara agatenge kamwe ejo ukakamesa. Ariko iyo nzayimana isohoye, imwaza ibintu byinshi, abakumwaje baramwara, abagusebeje baramwara, abagutaye baramwara. Imana nzayimana yasohoye ku buzima bwawe. Muri impera icyo Imana nishaka kuzagaruka kiriho upfiki. Niryo ryarinze Yohana mwene Zebedayo mu kaga yahuye nako, mu ntambara yarwaye, mu karengane kabe kwakozwe n'umwami Nero. Yafashe intumwa zose arazica. Bafata Yakobo muto bamuhona ku gasonyo k'usenge, yikubita asashwanyuka. Bafata Barutilema bamuhata nk'ikijumba, bamusiga umunyu, bamushyira ku kizuba, amara iminsi 3 arapfa. Ukabandi bapfuye murabizi. Barango hasigaye umwe witwa Yohana. Uyu Yohana yaramaze kuba umusaza washumba itorero ryo muri Efeso. Bamutumaho bamubaza ibibazo rero ngo Yohana, urihakana Yesu tukubabarire cyangwa ntumwihakana tukwice? Ngo ahita asubiza umutima inyuma, ngo atangira kwibuka Yesu bagendanye, yibuka Yesu wabagaburiye bashonje, yibuka Yesu wabahaye agaciro, yibuka Yesu wavuzeho amagambo meza. Haleluya! Yibuka Yesu wabateturuye kugira ngo ujye kubona Imana. Ntuzayishakira mu biguhanze amaso, uzanishakire mu gihe koze hari inyuma, bizagutera kumenya ko nibyo biguhanze amaso yakoze biriya iracyafite imbaraga zo gukora n'ibyo. Iracyafite imbaraga zo gukora n'ibyo biguhanze amaso. Muyimpera icyubahiro. Muri mbya ravuze ngo urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri pubere ukamukarabya, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ngo arababwira ngo shingiye ku kuntu twabaye n'urukundo yatweretse, uyu mwami wacu ntago namwihakana, nimukore ibyo mushaka. Ngo bafata ingunguru y'amavuta baterekamo Yohana, barapfundikira, baracanira. Kumbi turashimira Yesu akina finali. Ntago munyumvise. Akina iki? Aho finali izabera niho ajya guhagarara. Aho urupfu rukurindiriye niho ajya guhagarara. Aho igisebo kiri niho ajya guhagarara. Haleluya! Aho abantu bagutaye Yesu ajya guhagarara kuri finali. Kwa muganga byanze ahagarara kuri finali. Badogiteri byabananiye ahagarara kuri finali. Ubona nta cyerekezo Yesu ajya guhagarara kuri finali.
aho bizabera niho hajya guhagarara. Nahabwe icyubahiro. Ngo bamuterekamo barapfundikira. Kumbi Yesu yamutanze mu ngunguru y'amavuta. Yesu abatanga mu bibazo. Yesu abatanga mu ntambara. Yesu abatanga mu makuba n'ibyago. Yesu abatanze mu bihanze amaso. Ariko ntago ari abahano nabi waciye hirya mu Kagarama. Mutantera amawe. Udufite abantu bazi gucanira. Yo uzi ko bacanira no makore bagacanira, mukazi bagacanira, muri kase bagacanira. Ariko icyo dukundira Yesu, iyo bacaniriye adutangamo. Iyo bacaniriye Yesu adutangamo. Ngo baracanira, ngo bajye gupfundura, ngo reko yaba yahiye. Kumbi ndashimira Imana bayobozi, amavuta arubahana Mana. Amavuta agira ate? Arubahana. Ndashimira Imana amavuta arubahana. Mu ngunguru y'amavuta bashyizemo amavuta matoya baguze, ariko amavuta yari muri Yohana yari amavuta akuze y'imyaka 3 n'igice agendana na Yesu. Yari afite amavuta akuze. Ngo akigeramo, ngo amavuta matatu bose tusanzemo hano, mwese munyamanzi muceceke. Bundi hari ibintu Yesu azacecekesha bicecekere guhera burundu, ntibizonge kwibuka. Imana himbazwe. Amen. Imana himbazwe. Amen. Ngo baracanira, ngo bajye gupfundura. Kumbi amavuta ariko Mana yanjye. Haleluya. Ngo agina bati none bamuduhaye Yohana w'umusaza, reka twe tumutaransifrume, tumuhindure, tumubasubize ari Yohana w'umusore. Ariko tuvuge ngo amen. Icyo abantu bazi ko kizakwica ni kimana imanukira muzamo ubutabazi ikakigutabariramo mu izina rya Yesu. Ngo amavuta aramuhindura, ngo bapfunduye, ngo hazamuka Yohana w'umusore. Azamukana amagambo ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose nawe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe. Ariko muri we hari mu bugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wavira mu mwijima, ariko umwijima ntugeze umenya. Ngo agiye kubicoza ngo icyakora cyo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi. Dufite ubushobozi. Haleluya. Nimukiganyire dufite ubushobozi, nimukihebe. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo agiye kubahemukira, ngaba ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Icyakora cyo la sala badre sorbe tenebosika andro, ariko uko toseleba tisonebra, uko tuzasa ni kurerekanwa. Icyakora cyo Shalom Agostis uwo niyerekanwa, hedromesibi niyerekanwa, niyerekanwa, tuzasa nawe. The prophetis niyerekanwa, tutose modeli tuzasa nawe. Niyerekanwa, tuzasa rekwata pitoti. Nubwo murira muhumura zerekanwa, nubwo mubona byanze ariko azerekanwa. Azahagarara ku bicu, azerekanwa. Mumundambura ibiganza, azatsinda intambara zishire, nahabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo yegera uwari ubayoboye, ngo uw'amaso yacu yiboneye, intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'Imana. Dusenge Imana, dusenge. Habura gato mbabwiye ibintu 10 umubyeyi atwara ahetse umwana. Ariko reka mvuga bibiri. Kavuga bibiri. Icyambere, umubyeyi uhetse umwana ntabwo yibagirwa isakoshi. Ntizarata mama pastor, ntabwo yibagirwa iki? Niba nta sakoshi ugira ufite umwana, bazaje igiturisho baguturire, Satani arakwangije. Ntabwo yibagirwa iki? Bivuga ngo Imana dukorera idufite isakoshi y'ubuzima. Baranyibise buri iyo tugiye guseba ikora mu isakoshi. Diwesi iyi biciro bizamutse, Imana ikora mu isakoshi. Iyo amapfacanye, Imana ikora mu isakoshi. Iyo inzara yateye, Imana ikora mu isakoshi.
idufitiye isakoshi y'ubuzima. Mubaye iki? Mubaye iki? Mu isakoshi umubyeyi ashyiramo umutaka. Ashyiramo iki? Ntabwo umwana abwira umubyeyi ngo ntwikira. No. Umubyeyi amenya igihe atwikirira umwana we, akamenya niba izuba rivuye agafungura umutaka, niba imvura iguye agafungura umutaka. Niko Imana idufitiye umutaka wo kuturinda ibyago n'amakuba. Intambara zize ifungura umutaka, abarozi baroge ifungura umutaka. Mwavuge ngo amen. Izuba ricane ifungura umutaka. Yesaya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nimwumve yemwe ab'inzu ya Isiraheli, abona ateruye mukiri mu nda z'aba mama wanyu, nkabaheka mugakura ngo nzabaheka. Sinzabaheka umwaka umwe, ntago ari imyaka ibiri. Ababyeyi mujya mucutsa, ariko njyeweho imvi zizaba uruyenzi nkibahe. Turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana. Uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora. Ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye, igihome kiyihingira iteka ryose. Dusenga Imana tubwe ngo turagushimiye ko dutabaye habura gato, nta cyerekezo ukadutabara habura gato. Ndagaruka amaguru ukuntu Imana ikura muri gereza bamaze gukata burundu. Ndavuga ukuntu Imana ikiza impyiko yo zarangiritse. Ndavuga ukuntu Imana ikura mu bihugu by'amahanga baragufungiyeyo kandi utari uwaho kwa Jinara Yesu abazimu bashya. Iyi mukorera murayizi. Imana yagutanga ikagushora kugira ngo mu mateka yo yunguke. Ntigihomba, ikugira igishoro kugira ngo yo yunguke. Murahorata ese murahorata umwaka mushya mwiza. Ese umwaka mushya habura gato. Ndagira ngo usubize umutima inyuma, yasinye n'icya gahunda mu mbabarire. Ngo haye umunota umwe utekeze iby'Imana yakoze hari inyuma. Uyibwiye ngo hariya wantabaye habura gato, na hariya wantabaye habura gato, na hariya wantabaye habura gato. Nurangiza kubitekereza uhaguruke dusenga Imana. Uyibwiye ngo ndagushimiye ko wantabaye habura gato, turagushimiye ko tabe na n'uyu munsi uracyahari. Haguruka dusenge, haguruka dusenge, dushimire Imana, tubwire Imana ngo Mana wadutabaye habura gato. Nta cyerekezo dufite, waje habura gato. Kwa muganga byanze, waje habura gato. Abantu bagiye, waje habura gato. Imiryango yadutaye, waje habura gato. Batureberera ku jisho, waje habura gato. Bahagaze ku mirimo kudushungera, waje habura gato. Nta cyerekezo tubona, waje habura gato. Uzamure ibiganza byawe. Mana yumva gusenga, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro. Tole sore chez les prophètes sinimanko celebra herdrove la sirigo mandita costi siri chapea shelo de siri welon my breed for tako la zamidre hedriza la bango ona shelo prayer ego. Dawidi yarabyibutse neza, hageze muri Zaburi arabyandika, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we, wadutabaye habura gato. Byari byayoberanye. Edalo sabedrivo yedromeseko Tewira bonema hetasiri wit shemorgo. Twibutse imbaragaza, twibutse imbaragaza, twibutse urukundo ugira. Eno chandre tuzamuye ibiganza. Yesu, abantu byari byabananiye, abantu byari byabananiye,
waduhaye agaciro, waduhaye ubuzima, benshi barapfa. Tushebone bridre solewele fa bridiho selego mandri prayer idi tostigi fo otro c'est la peka de bandre. Urakoze. Ndashimira Imana imanukiye muri iteraniro. Ndashimira Imana hili sope droziri wi lemoko ivanyeho impfu ebyiri diwe prona muri iteraniro. Ni kw'Imana imbwiye wirigidre one toziba lekotosme piniweredra. Satani yari yasabye ibitambo by'umwaka we proneria. Imana yabenga isibasibye imva ebyiri muri iteraniro. Uwa mbere yari umumama, wa kabiri igitsina gabo. Imana ihabwa icyubahiro ihana ko seba midrivorotra. Urakoze Mana, tukuzamura ibiganza. Wagize neza, watabaye habura gato, warigaragaje. Yes! Pilisi de mancotre mevorotra gemestisi di bidro ota shenge sobre hedriz. Benshi barafunzwe, bandi barapfa, twebwe turahari, turashima izina ryawe. Bandi baraguye, warahabaye Mana. Waje habura gato, nta cyerekezo. Waje habura gato, igisebo cyaje. Waje habura gato, igifungo cyaje. Waje habura gato, abarozi baroze. Waje habura gato, impanuka zaje. Waje habura gato. Turagushimiye, twese tuzamuye ibiganza, dushimiye izina ryawe. Urakoze Mana, tugukome mu mashi kuko uri Imana yacu kandi uri Imana itabara. Urakoze mu izina rya Yesu. Hanyuma elo bedrezome wende nimuzongere kuntumira ntacyo bitwaye. Ni ukuri kw'Imana tikostifo, ariko sinasiga ntasengera ibintu byaciye mu maso. Icambere ndashaka gusengera umuntu wi elebra ufite ikibazo cy'ibere atari ntambwa zihano. Kabiri ndashaka gusengera umuntu ufite ikibazo cy'umwana we umuriza amarira. Iyi ni movedro, umwanzi yamutwaye ubwenge bishoboka, uhorana amarira y'umwana. Hitopavigi na uze hano. Gatatu lebreno ndashaka gusengera umuntu warose afungwa aza winiho brena. Ndashaka gusengera umuntu widrive iyo agenda iteka ryose yumva ibirenge bimukurikiye inyuma midrizoma. Imana yamwe ngo bagucungishije imbaraga zikuzimu, ubyange cyangwa bireke. Uwiyumva aze cyangwa abyihorere. Wili protikazabo ndashaka gusenya umufite diplome umwanzi yatesheje agaciro itagira akazi azi hano. Wili mandre evo di kala sobredo mefor hiri siriwidre elo lishome gidra seleba modi divo. Ndashaka gusenya umufite ikibazo cy'amaguru azi hano. Abatimishe mwese muhaguruke dusengere bana. Uyu munsi nibo, ejo ni wowe. Ndashaka gusengera umwana w'umukobwa upfushije ubukwe inshuro ebyiri. Kandi buriya agiye kwihagararaho, ntabwo nushaka kubyihorera. Nta kibazo binteye. Okay, sawa. Mutonge ibiganza ngaha basigaye dusenge. Peno de sebra inifo. We don't stick course. We remands prayer. Namo de l'esakota. Shemebridi we hedro. Zankoni we saleba. Iledro me verigi. Hancho predra. Henaso lebri wergidre. Undi jo praise. Edrofe pona. Wowe ufite uwo mwana igira hino hano uhagara hano. Salebanke wowe ngwino rwose ni wowe.